ngo nyihanganire. Imana iramubwira ngo Yeremiya ngo abantu hari ibyo bibwe ariko bitewe no gutindana n'Abafilisitiya. Iyo tuvuze Abafilisitiya tuba tuvuze abanyamahanga, abantu tudahuje kwizera kumwe. Yego. Ikintu cyose cy'agaciro ni cy'umujura yiba. Imana atahana ubugingo buzima. Igihe cyose ubugingo bw'abantu bakuri imbere butaraba buzima, menya ngo wahinduye misiyo y'Imana, wagutumye wamutengushye. Ibyo wigira byose, ibyo uhagazemo, sandonayidi, ibyo wifuza, Imana niyo yakugenza uko ishaka. Uyu ni Yeremiya. No ku nzobo, Imana yasibye ku buzima bwawe. Ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Ni ukuri. Ndakumvishe mwami wanjye. Irabiza ariko si umukene, ntabwo ari inyamaboko make ku buryo urekuranye n'ibyo bintu bikwanduza. Imana itakuremera ubundi buryo. Reka nkubwire ngo ku Mana haracyari inzira ziri vierge. Neruye hari ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe. Pawulo yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye byahindutse igihombo. Hari ibintu ukwiye guhomba. Undi ni n'abafite imimba ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke munsi y'umwotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro. Iyo ni Imana nayo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Iyo ni Imana nayo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Abane namwe katubwira sazu iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Reka tubabwire ngo imigisha uturuka ku Uwiteka nibagereho. Katukubwire utameze neza ahari kurira kwarari umuntu bwacya mu gitondo impondo zikavuga. Ntabwo nzi igihugu uherereyemo ariko nimba burakeka nkubwire ngo ugire umunsi mwiza, kandi nabwo nimba nimugoroba katubwire ngo ugire umugoroba mwiza. Reka tubwire utarakora subscribe, share, comment kugira ngo birusheho kugenda neza. Munyemerere batumirwa bacu twakire umutumirwa wacu cyangwa umukozi w'Imana. Turakwakiriye. Murakoze cyane, nanjye ndanezerewe kwikaze mu mpari. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Mumeze neza? Turashima Imana. Yego. Hanyuma katukwakira utangiye kubwira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Kugira amazina yawe kugira ngo twinjire mu kiganiro. Yego, nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Nejejwe n'Imana mu mutima kuboneka muri uyu mwanya. Amen. Kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Icyo Imana idushakaho, message y'Imana, message y'ijuru. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo ari ubwa mbere ariko si n'ubwa nyuma tubanye. Nekereza ko rero n'uyu munsi Imana yagiye idufasha ikabana natwe mu bihe bitambutse, n'uyu mwanya irakomeza kubana natwe. Amen. Imana iduhana umugisha. Ndumva hari amatsiko arashize. Matsiko ntabwo arashira kuko ntabwo turumva gaseke waje dupfundikira uyu munsi wa none. Yego. Hanyuma katukwakira ubanza usenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. Mwami Yesu Kristo, tukwakiye mbere y'ibintu byose. Rwaye karibu n'ikaze mu ijambo ryawe. Muririmbyi yaravuze ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, kandi aravuga ngo tugufite ntidushobora kwifuza undi murengezi. Ndakwinginze umanukire kubana natwe. Jambo ryawe tugiye kuganiraho rizubaka imitima, ibohora ubugingo bwari buboshye, rizaruhura abarushye. Haleluya. Rizatanga ihumure hafi na kure, abantu bawe bazagubwe neza ku ijambo ryawe. Yemerera uyu mwanya umuntu wese nakurikira ijambo ryawe azamenye ko ari we mukiza w'abari mu isi. Ngushimiye byose ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushuma mwari mumeze neza? Yego. Yari amahoro cyane. Numva tugiye gutangira no kubaza. Ndaza kubaza tubazo dukeya kugira ngo twinjire tubwire ijambo ry'Imana
cyangwa udupfundiro gaseke uyu munsi wa none waje kudupfundikira nza byiteguye kukukunda kumbaza kandi nta kibazo none ndaza kubaza bikeye nta kibazo niyo byaba byinshi ariko byungura abadukurikiye ntacyo bitwaye ko turi kubona muri minsi ya none abakristo bamwe na bamwe kugenda batungwana bagenda bakora ibintu bitabisanzwe bagatinyuka bimwe bagiye barahiye imbere y'Imana bagenda bitinyuka nuko akabihe by'amasengesho bari kugira no kubera yuko turi kubona amatorero menshi ari kugenda yoroshya ibyari doctrine z'itorero biguterwa n'iki nakoze cyane nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo Abisiraheli bigeze bakena intwaro zo kurwanisha hanyuma ubwo bukene bw'intwaro bamaze kuzikena birangira banafashe urugendo ngo bakajya bajya gutyariza mu Bafilisitiya kubera ko amatyazo yari yaratwawe ijambo rivuze cyo ni ikintu kikubwira ngo aho utinze usa naho abantu bakunze kwiyorohereza bashaka gutindana nabi iki gihe bababanamo imbaraga ndaguha irindi jambo rya kabiri Bibiliya yarambwiye ngo Efurayimu yivanze n'amahanga bituma amera imvi z'urutarutaro aho harimo ijambo rimwe gusa rivuga ngo uko utindana n'umuntu birangira akujyanye mu yindi si akakujyana mu kindi gika bikarangira ubaye wundi muntu rero abakristo mpamvu ubona bari gutinyuka ibintu naho bari nabo bagendana nabo naho birirwa kandi bakahirirwa hari barahinyuye kugira neza kw'Imana uremera ko muri iki gihe umuntu avyuka nta no gusenga ngo Mwami Yesu akabyuka yiruka akubita ishuka yiruka aba umugabo cyangwa umugore cyangwa umusore cyangwa umukobwa akaba arirutse nta Mana ndinda atahana umunaniro utagira ingano yagera mu rugo bitewe no gusinzira ati Mana ndagushimiye ko undi bukurinde aho kuyibwira tundinde ati ndakurinde wasigara arinda Imana kubera amagambo yacurikiranya kubera umunaniro muri make abantu bavangiwe no kutamenya guhuza ibyo bakora bibabeshaho n'umwanya wo guha Imana nk'umuremyi wabo ibamenyera byose kandi isi yo iri kubananiza izikiri gukora izibyiri kubambura izi bibarimo bagomba gutakaza buriya umwenda kugira ngo wuzure ibizinga ntabwo ari ikizinga kimwe kiba kigiyemo hajyamo byinshi noneho bikazarangira umwenda ubonye warabaye madohado ugasigara uteye isoni n'ipfunwe kuwambara ntabwo umukristo ajya kugaragarira abantu ko yapfapfanye bitangiye none reka da hajyamo ikizinga bwacya hakajyamo ikindi bwacya hakajyamo ikindi bikazarangira bibaye gutya ushatse kuvuga ngo no kubera yuko biterwa n'inshuti bagendana cyane hanyuma ikindi kibazo cya kabiri kindi ari ababyeyi tubona ari abadiyakoni mu itorero cyane cyane bakuvuga itorero rya ADEPR bitewe n'uburyo doctrine zaho arizo tureberaho kenshi na kenshi n'andi macaci yose cyangwa n'amatorero yose yagiye aza yiyomeye kuri ADEPR cyane cyane ndavuga menshi y'abanyamwuka apana Gatolike apana Anglikani Peri ntabwo arimo yego hanyuma tukabona nk'umuntu w'umubyeyi ni umuririmbyi cyangwa umudiyakoni kubera ko azi ko doctrine zitemereye ko yemerewe gusuka ariko tukabona yasutse umwana kandi amuzanye mu rusengero ari proud buriya si ko muri we haba harimo impano iba yapfukiranywe biterwa n'iyo mpamvu ntabwo ari impano yapfukiranywe ahubwo irari riri muri marirangiriza mu mwana sinzi niba unyumvise bivuze ngo ibi muri mu mutima tubibona bikoreye ku mwana wiwe none abonye umwanya abikora abonye ko ibyo ari bukore bitari bumugireho ingaruka yakabikoze kuko hanze hari amatorero yemera gushyiraho imisatsi yemera byose byose bijyanye no kwita ku mubiri wawe aho kugira ngo ube ikibazo mu bandi wayagiyemo ukareka gutera ikibazo mu itorero
jewe ntago mvugira ADEPR kuko ntago ndi umushumba muri ADEPR, ariko n'itorero ryandeze kandi rindera neza. Je rero mu minsi yose nabayemo ntabwo nigeze mbi kibazo mu banyigiraho nk'urugero no mu gihe cya nyuma cyanjye cyo kuvamo, kuko ntago navanywe muri intambara, ntago ndi mu bantu bavuyemo natenzwe cyangwa nizweho, najyanywe n'Imana ivuze. Aho rero jewe ntabwo nzigera ntenguha Imana n'itorero, kuko itorero ni umubyeyi ryarandeze. Niyo mpamvu ntanga iyo nama umuntu wese aho kugira ngo abangame. Bibiliya iravuga ngo nuko rero uyobye umwe muri abo bana bato, ariko uzi umuntu uzaza agasanga abana bawe warabatwaye ukubonye kandi witwa ngo uri mu itorero ritabyemera, uwo mwana muto yazayoba kandi nayoba Imana izabikubaza. Uyobye umwe mu bana bato cyamworohera nuko abantu bazi gusoma Bibiliya bagende basume barebe birivuga. Ntabwo icyoroshye nuko bamuhambira urusyo kwijosi kamuroha mu nyanja. Urinda kuroha mu nyanja niba wumva byarananiranye guhuza imico yawe n'iyitorero, kandi ko umuririmbyi yarembye ngo buri muntu mu itorero rye abuwejejwe muri ryo. Kwezwa muri ryo nuko wemera kugendera kuri doctrine na discipline yitorero. Abantu bubahiriza doctrine bakica discipline. Discipline ni imico, ni amabwiriza n'amategeko bigenga itorero. Ntabwo nabikwemerera. Yego. Ndi umushumba mfite nanjye ibyo nemera, utabyujuje ntabwo twabana mu itorero nyoboye, especially ibyo numva umwuka yanyemeje, kuko ntabwo ushobora guhaguruka udafite umurongo Imana yaguhaye. So rero abantu bakwiye kubyumva bakanabigenderaho, kandi ntibibatera impamvu zo guhemukira Imana rwose. Imana iduhane umugisha. Yego. Hanyuma ikindi kibazo kintu ngiye kwifuza kugira ngo mbaze, kugira ngo tukureke winjire muri gahunda yo kugira ngo tugezeho ubutumwa bwiza. Twashobora kubikora gusa turi ikindi kibazo cya kabiri, two tukubona rimwe na rimwe tukubona abashumba abari kugenda bahemukira abakristu. Ushumba kuba yahemuka, kuba ari proud kuba yahemuka, kuma nta biterwa n'iki. Icya mbere ntabwo uwo nguwo ntabwo aba akiri umushumba, aba yabaye ikindi. Ko umwungeri urw'intama, umwungeri urw'intama Bibiliya ifite icyo imwita, ifite icyo imwita kandi kitari cyiza. Iyo Bibiliya ibagereranya n'ibirura. Rero Imana yaraguhamagariye kuyobora umukumbi, ukiyambura ikote ry'agaciro, ukiyambura icyubahiro Imana yaguhaye, ukiha izina rimeze gutyo, nuko ubutaza agaciro k'ibikurimo. Abo rero barahari koko, ariko Imana ibasure bikosore, kubera ko umwambaro bambaye ntabwo bemerera guhagarara muri ubwo buryo bwo kubabaza no gukomeretsa intama. Ntabwo Imana ibitwemerera, ahubwo Imana itubwira ko ku rwacu ruhande tugerageze kugira ngo Imana iduhendahendere cyangwa se ibingingire muri twe. Rero nubwo bibaho gutyo, ikindi kandi ni iminsi ya nyuma, nayo n'indi mpamvu. Iminsi ya nyuma Pawulo yaravuze ngo umenye ko mu bihe bizaza hazaza ibihe birushya. Umenye ko mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya, abantu bazaba muri bazaba rero nabo baba babaye nyine. Yego. Hanyuma ikindi kibazo kimwe cyane kirimo kimwe, yego, gikuyemo kugira ngo tukureke ubwirize ubutumwa bwiza. Ibyo ngibyo nabyo abantu bari kubyumva nta kibazo. Buno mwino minsi ya none umushumba mbere tugikizwa, ubona ko umushumba kagana ava mu shake ahitorero ribarizwa, icyicaro cy'itorero. Ariko ubona kugira ngo ashake icyicaro cy'itorero kiri, ahubwo gushaka imodoka nziza, cyubahiro cyiza, kongererwa amapeta yari pastor, yari revera, akaba yabaye apotre. Aho ni kwa tugeze muri ya minsi imperuka, tutakibazwa nuko yabazwa n'umurimo w'Imana. Ubundi impamvu iwawe nta musekirite uharara, ariko akarara kuri banke nta bantu barayemo. Ntabwo umusekirite arinda abantu, arinda ibiri muri iyo nzu. Rero hari abantu bakinguye cyangwa bararangara, ntibamenya ko bafite ibirindwa ngo babirinde. Umwanzi arabinjirana, abiba iby'agaciro. Hari umuririmbyi yavuze ngo oya
iwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Oya iwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Ntabwo nshaka kugakomeza akarimbo karanyura, ariko hari ukuntu abantu bemerera umwanzi akabatwara iby'iki iby'agaciro. Ikindi ni ikintu kikwereka ko iyo minsi nyine tuyigezemo. Ntabwo umuntu ari bwite cyane kuri wa murimo n'ikiwukorerwamo, ariko impamvu ikomeye iri kubimutera si uko atazi ko yahamagara, ahubwo ntabwo yigeze akomeza guha agaciro ubutumwa bwiza yahawe ngo bimutere kugundira, ngo bimutere kubugumana, ngo bimutere kubuzirikana. Ikindi ndashaka kuvuga ku kintu bita guhindura misiyo. Umuntu wese witwa umukozi w'Imana biravuze ngo ni ambasaderi w'igihugu cy'ijuru wamamaza iby'ijuru, nk'uko igihugu cyose iyo kiguhaye inshingano zo kuba ambasaderi mu kindi gihugu ntabwo ushobora kuvuga inyungu zawe bwite. Twemeranya yuko ibyo ngibyo umuntu aba yataye misiyo akajya mu nyungu ze bwite. Ntabwo ushobora kuvuga bene wanyu mu nyungu za ya ambasade. Yewe nibyo urahiriye uravuga ngo ntabwo nzakoresha inshingano mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ni ukuvuga ngo umuntu wese witwa umwambasaderi aryoherwa cyangwa se ahabwa support n'igihugu bitewe n'uko akomeje kuba mu nyungu zacyo bwite. Rero niba umuntu yanze kuba yita ku murimo w'Imana, ibyo akora ngo bikorwe mu nyungu z'umurimo w'Imana, byanga bikunda biraza gukorwa mu nyungu ze bwite, biraza kuba impamvu zituma biba inyungu ze bwite. Bivuze iki? Biravuze ngo yahinduye misiyo, kuko misiyo yari yarahawe kwari ukuba umwambasaderi wamamaza iby'ubwami. Ibimenyetso bitatu bikomeye. Cya mbere, izo nyungu ari gushaka ntabwo zifite inyungu ku murimo w'Imana. Kabiri, nuraza gusanga na message ari butange, araza kubajyana muri message ibajyanisha muri za mpamvu zo gukora bimwe ashaka, ye kuvuga iby'ubwami. Ntari bubabwire ngo mukore iby'Imana ishaka, ahubwo ari bubigishe kugandukira. Mujye mugira gutya, mwige kubiba, mumenye kubiba. Mboneraho no kubwira abantu ngo kubiba si icyaha, ariko siyo main purpose. Ntabwo ariyo main purpose y'Imana, ntabwo ariyo ngingo nyamukuru Imana ishaka. Imana ishaka ko bakizwa kandi bakagira ubugingo bwinshi. Hanyuma Imana iyo ivuze ngo bagire ubugingo kandi bwinshi, ibishaka ko umuntu wese wahuye n'umuntu wengushi wagutumye bisobanuye ngo uri mu byawe. Kandi ntabwo ari ubwa mbere tubonye abantu badizatinga misiyo, ntabwo ari ubwa mbere tubonye abantu batoroka bakava mu nshingano bari barimo bakajya mu zindi. None se niba umuntu avuye muri misiyo y'Imana, misiyo y'Imana no kubwira abantu ko ijuru rihari, misiyo y'Imana no kubwira abantu ko ubugingo babukorera, misiyo y'Imana no kubwira abantu ngo bareke ibyaha bahindukire bajye kuri Yesu. Hanyuma uri kubabwira iby'umugisha n'amahoro, nibyo nabyo ni byiza, ariko bivugwa hehe? Uyu mutima ubwira umugisha n'amahoro uhagaze hehe? Ubwiwe nde? Uwo mugisha uhawe bande? Abakwiye guhabwa umugisha ni bande? Abakwiye guhabwa ayo mahoro ni bande? Kubera ko nubwo bivuga nagaro bitanga Imana ni bitanga. Yego, sinzi niba noneho ngushubije uransubije. Kandi kamaze kamukonyene gusa ko tubona abapastor benshi bakunda kwambara ko bakashira mu musaraba, harimo benshi batasobanukiwe badusobanurira. Reka nze kubisobanura bitewe naho nge naherewe inshingano, mpabwa inshingano ya gishumba, nawe imyambaro itandukanye, ariko icyo nibuka ni kora hamwe n'umusaraba. Ndenda ari byo reka mvugaho kubera ko ari icyo warumbajije. Kora bisobanuye ngo ni ubushobozi bwo kuyobora abato, abakuze n'abasaza. Ariko umusaraba sobanura ngo ni imbaraga z'umurimo ugiye gukora. Akira umusaraba nk'ikimenyetso cy'imbaraga z'umusaraba, cy'imbaraga z'umurimo ugiye gukora. Umusaraba rero kubashumba
ni ikimenyetso cy'imbaraga z'umurimo dukora. Ni nayo mpamvu ikindi kandi Pawulo yaravuze ngo sinati ikindi keretse umusaraba wa Kristo. Ageze hirya ijambo ry'Imana riravuga ngo mwiyange murekure byose muheke umusaraba wa Kristo. Ibi bisobanuye ngo uba warahawe inshingano zo guheka umusaraba wa Kristo kubwawe no kubw'abandi. Ubwo ngubwo nusobanukiwe. Ndasobanukiwe. Reka tukureke tugeze kimana kugira kare. Ubundi ugira ngo nituravuga bikeya ko ikiganiro warusa naho gishoje. Reka tuvuge bikeya cyane ariko kandi bingana nuko Imana iduhaye. Turifashisha ijambo ry'Imana riboneka hano muri Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 18 turahera ku murongo wa mbere. Aravuze ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Iteka riti haguruka manuka ujye mu nzu y'umubumbyi niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi niko namwe mumeze mu ntoki zanjye mwaba inzu ya Isirayeli mwe. Imana idufashe. Ni ijambo rimwe rivuze ngo ibyo wigira byose Imana niyo ifite uko yakugenza. Imana niyo izi uko yakugenza bigahinduka. Reka nsubiremo. Ngo yahagurutse atangira kuvuga ubutumwa ariko yitegereje abantu abona bari mu buzima bumeze nk'ubwo gutera Imana umugongo. Reka mvuge ko busa n'ubwo tusohoyemo none. Ngo arabyitegereza aragenda arareba araranganya amaso hirya no hino asanga abantu babaye abandi. Asanga abantu ntago bakiri ku rwego rwo kubaha Imana no kuyumvira mu buryo bukwiriye. Ararira. Wibuke ko Yeremiya niwe muhanuzi ukomeye wigeze asaba Imana ibihe. Arayibwira ngo icyama mu maso yanjye ukahagira iriba ry'amazi. Icyama umutwe wanjye ukawugira iriba ry'amazi ariko amaso nayo ukayagira isoko y'amarira. Maze nkaririra umurimo wawe nkaririra n'abarimbuka. Imana iramubwira ngo ibyo bintu uko ubisabye nanjye nari nkeneye umufatanyabikorwa uzajya bikora neza. Imana iramubwira ngo nzabikora. Icyo ni ikintu kimwe kivuga ngo Yeremiya agihanura Imana yahitaga yumva ibyo avuze kuko yari ari mu murongo w'iby'Imana ishaka. Yeremiya ngo yitegereje abantu asanga babaye abandi bamaze kuva mu mwanya. Abaza Imana ngo ni iki gitumye abantu basiga bibagirwa vuba batesha agaciro birengagiza imirimo yawe bagahindukirira ibidafite umumaro. Imana iramubwira ngo Yeremiya nubwo abantu bameze batyo ariko nanjye ndashaka kubwira ko abantu nubwo babaye gutyo ariko si cyo nari mbitezemo. Shuti y'umusaraba ndagira ngo nkubwire ngo ushingiye ku bintu Imana yagukoreye si wowe wakabaye uwo. Ushingiye ku marira Imana yaguhanagura, ushingiye ku mfu tubonye Imana ikurokora, ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Reka nkubwire ushingiye ku etite do lasterome ku ntambara Imana yakurwaniriye, ushingiye si wowe wakabaye uwo. Si wowe wagatengushya Imana kugera kuri icyo kigero. Ntabwo ari wowe wagatumye umurimo w'Imana ujyaho icyasha bingana bityo. Imana iramubwira ngo Yeremiya
ntabwo nanjye nari niteze ko bantenguha bene aka kageni. Yeremiya ngo abyumve, arahibwira ati none se Uwiteka nkora iki? Imana iramubwira ngo manuka, ngiye kukwigishiriza mu nzu y'umubumbyi. Ngo aramanuka, ngo ageze mu nzu y'umubumbyi asanga arakorera umurimo we ku ruziga. Ijambo rivuze ngo yari afite ordre, yari ari kuwukora mu buryo butavangavanga, yari afite aho yemerewe kuwukorera, ni ku ruziga ntabwo ari ahandi. Reka nkubwire ijambo rikomeye, hari ibintu wemerewe n'ibyo utemerewe inaha, ubyange cyangwa ubyemere. Ufite ibintu wemerewe, ufite n'ibintu Imana itemera, ufite ibintu umwuka afuhira. Odene sandoriye be ufazeba, ubyange cyangwa ubyemere. Ufite ibintu wemerewe, ufite n'ibyo utemerewe. Nushaka ubyange, nushaka untera amabuye, nushake nanjye unyange, nta mugaragu uruta shebuja. Ufite ibintu wemerewe rwose, kandi bitabangamira ubugingo muri wowe, kandi bitabangamira ministeri y'ijuru muri wowe, bitabangamira ubwami. Prieta hene lile sa egome sansoma, urabifite. Ariko ufite n'ibindi bituma uhinduka ikizira imbere y'Imana, birahari. Kandi iyo tubikozeho utubwira yuko tubangamiye uburenganzira bwawe. Iyo tubikozeho ututera amabuye, wumva ko tudahanura. Iyo tubikozeho uvuga yuko hari izindi mpamvu zibiduteye. Ariko reka nkubwire, ndabivuga, ndakubwira yuko umuntu ahomba ataranguye. Indageza kubwira yuko uzagira igihombo cy'ibintu bitari biri mu nshingano zawe cyangwa mu nyungu zawe. Kugira ngo ibintu bihinduke igihombo, nuko hari ubyiteze amaramuko, warangiza ukabireka ukavuga ngo ku bwa Kristo ndabiretse. Ariko uravuga ngo korese ko ari byo bintunga, ngo Imana nayo irabizi. Haracyari uburyo. Mana wagiriye neza, o Mana nanjye ndagushimye. Ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo udemane umurizo. Wandemye mu ishusho yawe, Mana reka ngucinyira akadiho. Hari impamvu nkuririmba, nuko warebye umubabaro wanjye. Hari impamvu mfukama ngasenga, nuko uri intwari mu bagabo. Aho ngeze hose nzakwirahira, kuko umuntu yirahira wamuhaye. Aho ngeze hose nzakuririmba, haleluya. Hari ibintu wemerewe. Mana iramubwira ngo Yeremiya we, manuka ugende, urasanga umubumbyi ndakwigishirizayo. Erega ngo ufitiye ubuhanuzi, nushaka ubwemere cyangwa ubwanga, ntabwo kubwanga ukabwirengagiza biratuma butagusohoraho. Iramubwira ngo genda ndakwigishirizayo, ngo asanga umubumbyi arakora akazi ke, ariko ku ruziga. Ni ijambo rivuze ngo afite aho agakorera, ntabwo ari ku ruhande. Ibyo wihaye, ubwo bushami washyizeho, ibyo bintu wihaye bimeze nk'ibiguhumuriza. Reka nkubwire ngo Imana igiye uzabibona yuko wabikoze nkana. Hanyuma Yeremiya ngo abona umubumbyi abumbye ikibumbano cya mbere, ngo ariko kiza mu iforomo no mu isura atari yiteze. Mboneraho kubwira abantu bamaze gutera Imana umugongo, bihaye kujya mu isura no mu myitwarire Imana itari ibitezeho, bitewe n'urugendo n'ukuntu mwabanye n'Imana. Umva,
kurikira wumva ngo umubumbyi ngo ahita aragishwanyuza ngo amaze kugishwanyuza ngo ahita akoramo ikindi ashaka bumba ararikanda ngo ahita aribumbamo ikindi kibumbano cyiza kinezeza umutima we. Yo, mbega ukuntu bigiye kukubera bibi, mbega ukuntu bigiye kukubera bibi, mbega ukuntu ugiye kujya urwana n'ukuboko kw'Imana uragoronzora ariko ntibiri buvemo. Tutariaba ura obeze kansopi amore. Umubumbyi ngo yaragifasha aragifata akivanamo ikindi ashaka. Reka mvugire ijambo, ushatse wareka kwigira nabi ukuboko kw'Imana kutari kwakuzira, kuko ukuboko kw'Imana kugiye gufata ikibumbano kukivanemo ibyo bintu. Ntabwo uri buburane n'umubumbyi, ndaguhakaniye ndakurahiye. Umubumbyi we yaje kandi yavuze ngo mwibwira ko ngewe abantu naremesheje amaboko yanjye ndibwirirwe njya mu mpaka. Niba umubumbyi afata ikibumbano akakihinduramo ikindi ashaka, mwagize ngo ngewe birananiye gufata umuntu naremye nka mugenzi ukundi. Reka nkubwire, ibyo bintu waterekangije udashaka kwinjizamo Imana, uko kuntu wihinduye udashaka kugaragazamo Imana, ayo matwi yawe wavuniyemo ibintu kugira ngo Imana, ndagutangariza ko nyiri kukubumba we ntago wamunanira. Wananira ngewe kuko ndi umupasiteri, ariko ntago wananira Imana. Nshobora kubavuza amagambo agukomereye, ariko nawe urwane nayo kugeza ku rwego ujyaho Imana gushaka. Ijambo rya nyuma ngufitiye, garuka bitaraba bibi. Ijambo rya nyuma ngufitiye, hindura, cira birarura, cira birasharira, garukiraho. Henezba dai evai eno otekedereber lo pia de ban sonima. Mana yambwiye ngo abantu barayembayembye ndetse bishakira n'ibintu bisegura nk'ingingo zibarengera mu mafuti yabo, ariko Imana yambwiye ngo icyo wishingikirijeho cyose igiye kugihuha nk'uko ivu rigenda rigatumuka. Senoberi yabakose n'ingenima dabe adefai. Mbega ukuntu ugiye kurwana n'amaboko akurusha, mbega ukuntu ugiye kugoronzora ibitagoronzorwa, mbega ukuntu ugiye guhangana n'imbaraga zikurusha ubushobozi, mbega ukuntu iyaremye umwuka abantu bahumeka ariyo muri kuvugana, mbega ukuntu ugiye kuvugana n'Imana. Ariko yambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari muri ibyo bihe bikomeye, Imana izabitaho. Imana ikwiteho, Imana igusure, Imana ikugenderere, Imana igukomeze, Imana ikwiteho, Imana ikubake. Ote la dolala tarabe kantori gabari abadolangi ni madeba la base olinge ni bad alo amate kolanga ileba vela sikari abidela done meni graideva ebita kokoningene eriba la setoke be enikando wevi edazekete. Ijwi ry'Imana wumvishe mu matwi yawe rigutere kugira ibintu uhunga, kuko debosa adahayi bekari. Ari abantu ibyabo nabo ubwabo bizashyirwaho iherezo kubera ko bananiwe kumvira ijwi ry'Imana. Imana yambwiye ngo niyitera kurama, niyitanga umugisha, iyitanze amazi ngo yubike isi, ariko niyo iyimanya arakama. Imana yambwiye ngo nimbwira abantu bakanguke bayikurikire, kuko irashaka ko bayisenga bafite imitima yera. Nzabigishiriza ku ruziga rw'umubumbyi, kandi umubumbyi afite ubushobozi bwo kubumba ikibumbano akagihinduramo uko ashaka. Reka nkubwire ngo hari ibintu bine ugomba kumenya, hari ibintu bine bigiye kubaho. Icya mbere, abantu nibanga kumvira Imana
bazashaka amahoro bayabure, kubera ko Imana yatwaye umwuka utanga amahoro mu mitima. Kabiri, abantu nibanga kumvira Imana bazashaka ibyishimo by'iterambere bagezeho baribure, kuko Imana niyo itera abantu kunyurwa. Gatatu, abantu nibanga kumvira Imana bazahura n'ibibagora mu miryango, ariko Imana yambwiye ngo ugarukiraho, kuko Imana ni umugwaneza, igufitiye ibyiza, izakugirira neza. Kane, Imana yambwiye ngo umuntu wese yifuze ko umutima usabana nayo, kubera yuko usabana n'ijuru, ijuru rimwigaho, ijuru riramumenya. Ijambo rya nyuma, Imana yambwiye ngo abantu batari butera umugongo ibyayo, ahubwo bagakangukira gukorana nayo, bagakangukira kwitabira umuhamagaro n'umurariko wayo, iri bwirukane umwijima wari ubagose, ikuraho amatangazo y'abadayimoni, imanura ayo matangazo, nirangiza yihesha icyubahiro. Irambwira ngo mu ruhame rw'abenshi izavuga ibikomeye kandi biherekeza, kuko umwuka wayo ugiye kugaragara cyane. Imbaraga z'Imana zikugaragaraho mu izina rya Yesu. Ndumva ngiye gusoreza aho senga, ndagira ngo nsengane nawe wamaze kumva iyi message. Ijambo ry'Imana rikubere rigari kandi rigufashe. Bonora no kukubwira ngo Imana yitwa Nyirihumure n'ubuzima, igufitiye umugambi mwiza wo kukugirira neza, yitwa Nyiribambe. Rero nturangare ngo bize gutuma wibagirwa ko Imana yawe ikuzi, kandi ikiri bushaka n'ikiri bukore. Ariko ubwo simba hanuriye, reka mbwira abantu bafite ibintu bikomejeho, bafite n'abantu bikomejeho. Imana yambwiye ngo ibyo byose ni ubusa, ikiri bushaka n'ikiri bukore. Pore wowe ufite ibyo wiringiye ugashyira kuri Imana. Reka ngusengere, n'ejo bundi nzagaruka nkubwire uko ndumva umwuka w'Imana kumpayeho amakuru. Mana nyir'ubutware, sengeye umuntu wese wumvishira ijambo akemera guhinduka no guhindukira, mufashe kandi umukize umubohore. Tuboneyeho gusaba ngo uhagarare kuri bo n'ibyabo, barindisha umwuka wawe wera, twimuye ibyago n'amakuba, kandi twohereje umwuka wawe yinjira mu mitima y'abagushaka, umuntu ahindurwe n'imiburo yawe. Ijambo ryawe ribe rizima kuri we, kandi uwari waraneshejwe, uwari warafatiriwe n'abazimu n'abadayimoni, guhera none bihinduke. Tukwijejwe nuko ubyumvisha byakiriye, kibaro n'ikibi cyaduciye bugufi muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Reka tugushime mushumba. Urakoze cyane. Hari nk'umuntu ushobora kuba yakwifuza ko mwasengana cyangwa wamugira inama, yakubona gute? Nakoze. Cyo ni inshingano yacu, kandi tubikora neza uko Yesu adushoboje. Ni 0788 64 60 89 0782 64 60 89. Iyo utari mu Rwanda, imbere y'iyo mibare wongera akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 25, ibindi niyo ngiye twavuze, hanyuma iba no kuri WhatsApp, kandi ntekereza ko Yesu azadushoboza bikagenda neza. Hari ndumva mbishoje. Yego, ikashimwe baba dukurikiranye, wowe turakora subscribe, share, comment kugira ngo bishobore kugenda neza. Ibiganiro byacu nagaruka. Ciao. Murakoze cyane. Shalom. Ya bimeze gutya.